Haleluya, amahoro y'umwami abane namwe. Reka dusenge. Data uri mu ijuru, turagushimiye kuko uri kumwe natwe aha hantu. Waravuze ngo abantu bazaba bavuga ijambo ryawe bashaka kwihana, aho 2 cyangwa 3 bazaba bateraniye, uzaba uri kumwe nabo. Natwe twizeye ko uri kumwe natwe, uhabwa icyubahiro. Umwuka wawe yuzure mu mitima yacu kugira ngo tube twiteguye kuzagusanganira ubwo uzaba ugarutse. Ubane natwe, uyobore umunwa wanjye ubwo ngiye kuvuga ijambo ryawe, kugira ntarigabanya uburemere cyangwa se nkarikabiriza nkarivuga uko ritari, ahubwo mwami umvugiremo. Ubane natwe, ubane n'umuntu wese uzayumva aya magambo yawe, azagikore ku mutima we, amufatisha umwanzuro. Mbigusabye nizeye kandi mbisabira abantu bose, abasenga n'abadasenga, ngo bose bahirwe n'imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Amen. Icyigisho cyacu tugiye kurebera hamwe muri Daniyeli igice cya 12, ariko umutwe w'icyigisho urabaza ngo mbese wanditsweyo? Iki kibazo ndi kukikubaza, cyangwa se ijambo ry'Imana rije kubaza buri muntu wese niba yanditsweyo. Abadive bafite iyo ndirimbo bajya bavuga ngo mbese nanditsweyo, ariko ikibazo kuva muri za mirongo ingahe iyo ndirimbo iracyaririmbwa n'abantu bakibaza ngo mbese banditsweyo. Iki kibazo gikwiriye gushakirwa igisubizo. Ntujye uhora uririmba ngo mbese nanditsweyo. Abantu babaye banibizi, uramubaza mbese wanditsweyo, ati Imana niyo ibizi. None se wanditsweyo? Ati ibyo byamenye Imana. Abantu bitwa babimenye Imana, mwihangane ntabwo ari mwe nibasiye, ahubwo ndashaka kwita cyane ku magambo akunda gukoreshwa n'abantu bambiteza Imana. Mbese abantu nta kintu cyabo na kimwe ku birebana n'agakiza bazi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rije kukubaza ngo mbese wanditsweyo. Daniyeli igice cyaho cya 12 umurongo wa mbere. Maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ujya ahagarikira abantu bawe azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa, kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Ahangaha hari amagambo agaragaza ko hari igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho, udafite undi mubabaro usa nawo. Twagiye tubona mu mateka ya Gikristo, uhereye no mu gihe umwami Nero yari afite impfu zijya kugira muri 20, ubwoko 20 bw'impfu yicaga abantu, ndetse mu bantu yoroherezaga agasa nkaho agutsindishirije ku rupfu, yakwicaga guciye umutwe. Ariko hari zimwe mu mpfu yicaga abantu, hari ubwo yazanaga abantu b'abahanga mu kubaga, akakubaga akagukuraho uruhu, akakunura. Ababazi niko bakunda gukoresha iryo jambo, akagukuraho uruhu rwose rukakuvaho. Rwamara kukuvaho ukazicwa no gutitira, ukazicwa n'imbeho, kuko uru ruhu rw'inyuma nirwo rurinda umuntu gukonja n'amaraso kuba wenda yavura. Uyu Nero rero mu mfu yari afite impfu ziteye ubwoba. Hari abo yicishaga ibitotsi, hari abantu yicaga akabahambira ku biti, bakarara bamurikira umudugudu
wose. Hari abantu yahambiraga ku giti kimwe akakigonda, ikindi akagishinga mu butaka, akaguru kamwe akagahambira ku gishinze mu butaka, akandi akagahambira ku giti bagonze, maze bakakirekura kigatanyuramo umuntu. Hari igihe babaga bafata umuntu bakamufata bakamushinga ku gisongo, igiti gisongoye bakakwicaza aho ngaho ukamanuka buhoro buhoro. Yari afite impfu zo kwicaza abantu ku ntebe z'imiringa zakura, mbega yari afite impfu ziteye ubwoba. Ariko igitangaje, iki gice cya 12 cya Daniyeli we ngo agiye kubona, ngo abona igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho no mu gihe cya Nero. Mbese murumva uburyo bitangaje? Ariko ngo ni bande bazarokoka icyo gihe kitafite ikindi gihe kigeze kugereranywa nacyo mu byanditswe byera? Ngo abantu batanditswe nibo bazahura n'icyo kibazo. Ngo ariko yagiye kubona abantu barokotse ni abanditswe mu gitabo cy'Imana. Mbese wanditsweyo? Ibyahishuwe igice cya 13 ku murongo waho wa 8 haranditswe ngo abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ikibazo kigiye kubabazwa, muhuguke cyane. Abari mu isi bose bazayiramya. Ngo abari mu isi bagenze bate? Abari mu isi bose bazayiramya. Amahoro y'umwami abane natwe. Turi kubona ko isi yose izayiramya. Icyakora hari abantu bazaba banditswe mu gitabo cy'ubugingo, turareba ngo bazaba bari he ku isi yose izayiramya. Aba bantu banditswe mu gitabo cy'ubugingo bo ntabwo bari mu isi, ku isi yose izayiramya. Mubanze mushimangira ikintu mu bitekerezo ko isi yose izagenza ite? Isi yose izayiramya. Umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Mbese izina ryawe ryanditsweyo? Turaza kubireba. Kugira ngo uve no mu murongo w'abantu banzapfa nzakira, ukaba ntacyo uzi. Umuntu akaba ari aho ngaho, akaba ajya ku rusengero akagaruka, agasenga, agahaguruka, atazi nimba apfukama ababariwe cyangwa se niba atababarirwa. Luka igice cyaho cya 10 ku murongo wa 17 nuko abo 70 bagaruka bishima bati databuja, abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. 18 arababwira ati nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. 20 ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo bishimire iki? Ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Baje bari kumubwira ibitangaza bakoze, yemwe Yesu arababwira ati si ibitangaza, mbongere n'undi mwuka wo gukorera n'ibindi, wo gukandagira inzoka na sikoropiyo, wo kuganza imyuka y'abadayimoni. Atari ko ibyo bintu ushobora kubigira utanditsweyo. Bantu bakora ibitangaza njya ngenda mbabona kuri za interinete, akavuga ati rwose Imana yampamagariye gukora umurimo wo kwirukana abadayimoni. Reka nkubwire, ushobora kwirukana abadayimoni utanditsweyo. Bitewe n'iki? Umurongo wa mbere w'igice cya 12 Daniyeli yatubwiye ngo abazarokoka ibyo bihe bitigeze bibaho ni abantu banditswe mu bitabo cyangwa se mu bitabo byo mu ijuru. Yohana muhishuzi we ahita duhishurira ibanga Daniyeli atavuze, aravuga ngo reka da, ahubwo abantu bazarokoka ni umuntu wese izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. None muri Matayo igice cya 10 ku murongo wa 20 Yesu aravuze ati rero ntimwishimire yuko abadayimoni mubirukana bakagenda, ntimwishimire yuko mukiza abarwayi, ntimwishimire yuko muvuga ibintu bigasohora, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu ashobora kuba yanditswe mu gitabo cyo mu ijuru. Mbese umuntu iyo yanditswe mu gitabo cyo mu ijuru arabimenya.
tugiye kubireba. Ariko nshuti yanjye, ntushukwe n'ibyo ufite. Ibyo ufite ntibye kugushuka, kuko ntacyo bizakumarira aha hantu turi kujya. Hari abandi bantu barwanya bariya abantu bakora ibitangaza. Nibyo bishobora kuba atari n'ibitangaza biva kuri Satani, ari ibitangaza by'Imana, ariko Imana ikaba yaramuhaye iyo mpano kugira imurehereze ku kwihana. None se reka mbabwire, mwe muzi ko aba 70 na Yuda yari arimo, ariko mu minsi mikeya ari uzagambanira Yesu? Ni abantu bangahe se birata bene ibi bintu by'ibifatika, ariko amazina yabo akaba ari ikibazo mu ijuru? Aba amazina yabo yanditsweyo ariko akaba afite ibizinga. Umwami adufashe cyane. Ibyahishuwe igice cya 20 ku murongo wa 11 haranditswe ngo, mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa. Ngo ibitabo bigenza bite? Icyigisho cyacu kivuga ngo iki? Mbese wanditsweyo? Nuko ibitabo by'abanditswe muri byo birabumburwa. Mbese ibyo bitabo ubundi byanditswa mwiki? Igitabo cya mbere ni igitabo abantu bose bari mu isi bavuka banditswemo, cyangwa se ni konti umuntu wese wabyawe n'umugore yandikwamo. Icyo gitabo cyitwa igitabo cy'ibyaha. Icyo gitabo yaba umujura utobora banke, yaba umujura ugavura amafaranga bamutumye mu isoko, bose bacyanditswemo. Yaba umuntu usenga, yaba umuntu udasenga, bose bavuka banditswe muri icyo gitabo. Yaba umuntu wemera ko cyanditswemo n'utabyemera, bose bacyanditswemo. Iki ni igitabo cya mbere, ariyo konti ya mbere umuntu yandikamo umusaruro w'ibyo yakoze ariko w'ibyaha. Igitabo cya kabiri, urumva ko igitabo cya mbere ntacyo umuntu akora kugira ngo acyandikwemo, ahubwo kuba uri mwene Adamu by'ubwabyo biguhesha uburenganzira bwo kucyandikwamo igitabo cy'ibyaha. Igitabo cya kabiri ni igitabo umuntu afungurizwa cyitwa igitabo cy'ubugingo. Iki gitabo iyo wakiriye Kristo mu bugingo bwawe ukamwemera nk'umwami n'umukiza, ushobora kugukiza ibyaha byawe bwite. Iki gitabo ucyandikwamo. Iyo cyanditswemo rero hahita hafungurwa ikindi gitabo nacyo utisabira ngo cyandikwemo, igitabo cy'urwibutso. Iki gitabo cy'urwibutso cyandikwamo igikorwa cyose umuntu akoze cyiza, imibereho umuntu abayemo ihesheje abandi umugisha. Yemwe na babandi hari amagambo nasomye avuga ngo n'umuntu utambutseho ukamusuhuza ati ni amahoro, ati yo, ati komera waguye, ati komera. Ayo magambo yose ngo yo guhumuriza abandi, y'inkomezi, ayo yose yandikwa mu bitabo byo mu ijuru, ariko mu gitabo cy'urwibutso. Ngibi rero ibitabo bigiye kubumburwa. Ayo magambo aravuga ngo, mbona abapfuye 11, mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe. Bagiye gukora iki rero? Nuko ibitabo birabumburwa, buri wese agiye gusomerwa. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe. Nuko ibitabo birabumburwa. Kandi n'ikindi gitabo, umva, hari ibitabo byabanje kubumburwa ariko hari ikindi gitabo kibumbuwe. Reka tubanze turebe ni ibihe bitabo bibanza kubumburwa. Igitabo cya mbere kibumburwa ni icy'ibyaha. Hashakwa abantu bose bacyanditswe mu gitabo cy'ibyaha, kuko iyo umuntu ababariwe ibyaha bye akabarwaho gukiranuka kwa Kristo, kambirwa uwo mwambaro wo gukiranuka kwa Kristo, ikintu gikorwa n'iki? Rya zina rye ryari ryanditswe mu gitabo cy'ibyaha rirahanagurwa. Icyakora igitabo cyo kirahaguma, kuko umwanya wari wo wose n'ubundi ushobora gucumura ukagisubizwamo by'iteka ryose. Icyakora umuntu hasubijwe mu gitabo cy'urupfu ntabwo agikurwamo, kandi umuntu ukuwe mu gitabo cy'ubugingo ntabwo agisubizwamo. Haranditswe ngo, mbona abapfuye
mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe. Nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa. Icyo gitabo ni ikihe? Aricyo gitabo cy'ubugingo. Noneho hagiye gusuzumwa abantu banditswe mu gitabo cy'ibyaha n'abanditswe mu gitabo cy'urwibutso. Ibyo bitabo nibyo bibanze nje kubumburwa. Ambref, cyangwa se mu ncamake, abantu bagaragaza imirimo myiza bagiye gusuzumirwa mu gitabo cy'urwibutso n'igitabo cy'ibyaha. Niyo mpamvu hahise habumburwa n'ikindi gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa mu nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yari umuriro, niyo rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Reka mbabwire, mwe muzi ko n'umupagani ashobora kuba afite imirimo myiza, ndetse ugasanga anarafasha kurusha abakristo nyakuri, ariko ijuru rikaba ritamuzi. Imana idufashe cyane. Ayo magambo tugiye kuyasoma, reka tuyasome. Ayo magambo reka tuyasome, uburyo umuntu ashobora gukora imirimo myiza ari umupagani mubisi kandi adateganya ubwami bw'Imana, kuko imirimo itegetswe n'amategeko itabasha kuguhindura umukristo, ahubwo kubwo kwizera Kristo byonyine. Ayo magambo aboneka mu Mubwiriza igice cya 8 ku murongo wa 14. Haranditswe ngo, hariho ikitagira umumaro gikorerwa mu isi, nuko habaho abakiranutsi bababwaho n'ibikwiriye imirimo y'abakiranirwa. Hari ibintu bitagira umumaro umunyabwenge Salomo yabonye amurikiwe n'umwuka w'Imana, ngo nuko yabonye hari abakiranutsi bakora nk'iby'abanyabyaha bakora. Kabiri, kandi habaho abanyabibi bababwaho n'ibikwiriye imirimo y'abakiranutsi. Niko kuvuga nti ibyo nabyo ni ubusa. Kuba uri umukiranutsi ukora ibyaha. Hari amagambo njya numva ngo n'abakiranutsi bwira bacumuye 7. Ayo magambo nta hantu yanditswe. Mwitonde. Abakiranutsi b'abanyabyaha, ntabwo muzi ko muri Yesaya igice cya 35 handitswe ngo iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, kuko izitwa inzira yo kwera, ngo abacumura bazayigwamo. Abo bakiranutsi ariko bacumura, iyo nzira bazayigwamo. Rero niyo mpamvu ibi bintu ukwiriye kubimenya neza. Kuba uri umunyabyaha ukora nk'iby'abakiranutsi ntibikwiriye kuguhumuriza ko uzaribona. Iby'imirimo itegetswe n'amategeko ngiyo. Kandi kuba uri umukiranutsi ukaba warahawe iyo titre y'ubukiranutsi, ariko ukaba ukora iby'abanyabyaha, ibyo nabyo ntibizagukiza. Buri wese akwiriye gukora ikikwiriye kugira ngo akire, abashe kwemerwa n'Imana. Hari amagambo tugiye gusoma, amagambo yanditswe mu gitabo cy'intambara ikomeye. Paje yaho ni ya 428, ku isubi yaho ni agasobi ka 2. Haranditswe ngo, nta muntu ushobora gukorera Imana atabanje ubwe kwishirisha ku rutonde rw'ingabo zihanganye n'ubutware bw'umwijima. Ndasubiramo,
nta muntu ushobora gukorera Imana, yemwe abakozi b'Imana mwumve, nta muntu ushobora gukorera Imana atabanje ubwe kwishirisha ku rutonde rw'ingabo zihanganye n'ubutware bw'umwijima. Nta muntu. Ubwo iyo umusirikare akoze igisirikare ariko atanditswe muri icyo gisirikare yitwa umureberi. Ubwo rero nta muntu n'umwe ukwiriye kurwana na Satani atabanje kwishirisha ku rutonde rw'ingabo zigomba kuba zihanganye na Satani. Reka mbabaze nk'urugero, ese hari umunyeshuri ujya kwigira ku kigo atabanje kwiyandikisha ku kigo, ku rutonde rw'abanyeshuri bagize icyo kigo? Ntibishoboka. Anabigerageje nubwo ntarabibona, anabigerageje agakomeza muri iyo njyana, akambara nk'umunyeshuri, agafata amakayi, afite n'ubwonko bwe bufata neza, akiga, bagakora ikizamini nawe akagikora, bakamuha amanota n'abandi bakabaha amanota, kabone nubwo yaba afite amanota menshi kuruta abanyeshuri babona make ariko banditsweyo. Ndababwira yuko uyu munyeshuri igihe cyo guhamagara batazamuhamagara ngo bamubone, kuko nta hantu yanditswe. Murumva uburyo kwandikwa mu ijuru nubwo ntawe bizakiza, ariko nta n'uzabasha gukandagira mu ijuru atanditsweyo. Iki kintu mukiteho cyane. Umunyeshuri ashobora kuba ari umuhanga, ariko kuba yarirengagije intambwe isa nk'isuzuguritse yo kwiyandikisha ku banyeshuri bagize urutonde rw'ikigo, nubwo yaba ari umuhanga, azinduka kare kare, akiga neza, yifitiye n'ubumenyi, abona amanota menshi kuruta abandi bose, igihe cyo guhamagara umwarimu azahamagara abo afite mu gitabo, kuko umunyeshuri ntabwo abazwi. Nicyo kibazo n'aba banyabyaha bakora imirimo y'abakiranutsi bazahura nacyo. Ikibazo si imirimo bakora, gufasha ni byiza, kandi n'Imana ibona hari abari kwita ku mbabare yumva ari byiza, ariko ikibazo bari gukora imirimo batabanje kwiyandikisha. Nta hantu iyo mirimo Imana ifiteho kuyandika. Imana ibafashe cyane. Mwari muzi ko hari umuvandimwe wigeze kutubwira ahantu yigeze kubaka. Ubwo bubakaga haza umuntu aza gukora muri bo, arakora agaragaza imirimo. Amaze kugaragaza imirimo yo kubaka, ariko yirengagiza kwandikwa ku rutonde rw'abantu bari kubaka. Arangije igihe cyo guhemba kigeze, ikintu cyabanje gusuzumwa nk'uko muri iki gice cyo mu byahishuwe hatubwiye, habanje gusuzumwa imirimo. Baravuze ati rero twashoje akazi, muze munyereka ahantu mwakoze. Si imirimo igiye kugenzurwa, babe baraje buri wese yerekana aho yakoze. Na wa muntu wirengagije kwiyandikisha mu gitondo, nawe yerekana imirimo yakoze, kandi yari yakoze neza pe. Noneho kuko guhemba batagendera ku byo umuntu yakoze, ahubwo bagendera ku mazina uko abantu banditswe, habaho guhamagara. Kanaka ufata amafaranga yawe ugenda, kanaka ufata amafaranga yawe ugenda. Arategereza ngo bazamuhamagara kandi atanditswe. Abona abantu bose barabahetuye, we ntibamuhamagaye. Avuga ati ariko nanjye nakoze. Wakoze ko none ko ntari kubona izina ryawe. Nukuri nakoze, sinakweretse n'ahantu nakoze. Ibyo uri kuvuga ntabwo mbihakanye, ahubwo ikibazo izina ryawe ririhe. Abakozi nakeneye ngaba bose ndi kubabona, kandi bose nabahembye, wowe uturutse hehe? Abantu bakoranye nawe bagerageza kumusabira imbabazi, bamubwira ati rwose uyu muntu nawe twatangiranye akazi. Umukoresha aravuga ati rero amafaranga ahari ni ay'abantu banditswe aha hantu, ni ay'abakozi nakeneye. Uwo muntu byasoje adahembwe, nubwo yabonye abo kumuburanira kenshi ko yakoze. Mbese wanditsweyo? Mbese ufite igitabo cyandikwamo imirimo myiza ukora? Nimba wumva utari kubifatisha neza, kora iki kintu. Bwira Imana ati Imana, ndashaka kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ndashaka kwandikwa. Nubwo hari abantu benshi bazandikwa, ariko hakabumburwa igitabo cy'imirimo bagasangwa bariyicariye ntacyo bari gukora, ariko byo ubwabyo kuba umuntu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo aba afite amahirwe. Nubwo umunyeshuri yandikwa ku kigo, ntabwo byamubuza gutsindwa. Oya, hari igihe yibonera za 40, amanota nka 30,
kandi waba baramwishuriye umwarimu yaratanze igihe cye, ariko bigasoza umwana nubwo yanditswe mu banyeshuri bagize icyo kigo, nubwo yishyuriwe, nubwo yigishijwe nk'abandi, bigasoza atsinzwe. ariko ntibikwiriye gukuraho ko umuntu aba akwiriye gukora ibikwiriye byose. Ayo magambo niyo twari turi kureba ko umuntu wese ushaka guhangana na Satani akwiriye kwishirisha ku rutonde rw'abahanganye n'ingabo z'umwijima. Nicyo cyambere kibanza gukorwa. Ibyo bintu byanditswe mu gitabo cy'Umugenzi, igihe umuntu yabonaga abantu ahantu hera hameze nk'ingoro, ariko mbere y'uko yinjira aho hantu hakaba hari abandi yagombaga kurwana nabo. Yagombaga kwambara intwaro, ariko mbere ya byose yagombaga kubanza kwiyandikisha. Umukristo yagiye kubona umugabo w'intwaro, avuze ati nanjye mu nyandiki. Bamaze kumwambika, bamwambika za ntwaro zose z'Imana, abona kujya kurwana, aranesha. Ariko agenze ute? Abanje kwandikwa. Niyo mpamvu rero umuntu wese mbere y'uko arwana na Satani akwiriye kwiyandikisha. Ngicyo kibazo gituma abantu bakora ibyiza ntibabibashe, kuko babikora mu mbaraga zabo, babikora batanditswe mu gitabo cy'abahanganye n'ingabo z'umwijima. Niyo mpamvu abantu bahumurizwa nuko ibyo bifuza gukora atari byo bakora. Kandi reka mbabwire, nimba ushaka gukora ibyiza ntubikore, ugashaka gukora ibyiza ibi bikagutanga imbere, ugashaka kubwira umuntu neza ukamutuka, ugashaka guhereza umuntu ukamwima, ugashaka kureba umuntu neza ukamugaya, reka nkubwire, ibyo bintu by'ubwabyo bizagucisha umutwe mu rukiko rw'Imana. Imana idufashe cyane. Tugiye gusoma no kuri paji ya 344. Ku isubi ya 2 haranditswe ngo ibitabo by'urwibutso mu ijuru byanditswemo amazina n'ibikorwa byose by'abantu bibereyeho guhamya imyanzuro y'urubanza. Umuhanuzi Daniyeli aravuga ati imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Yohana nawe arandika ngo, uwo Yohana wahishuriwe nawe ubwo yavugaga ibyo yongeyeho ati kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, nicyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibikorwa byabo cyangwa se imirimo yabo, zikwiriye ibyo bakoze. Igitabo cy'ubugingo cyo cyanditswemo amazina y'abantu bose bagize uruhare mu murimo w'Imana mu bihe byose. Aya magambo hari abantu bashobora kuyibeshyaho bakavuga ati muture muzandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ariko reka nkubwire, aya magambo turaza kuyagarukaho cyangwa se turaza kuyabona hepfo. Reka twikomereze. Luka igice cya 10 ku murongo wa 20. Yesu yabwiye abigishwa be ati mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Luka igice cya 10 ku murongo wa 20. Paulo avuga iby'abakozi b'indahemuka bakoranye nawe ati amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Abafilipi igice cya 4 ku murongo wa 3. Ubwo Daniyeli yitegerezaga igihe cy'umubabaro utigeze kubaho, yavuze ko abantu b'Imana bazarokorwa, umuntu wese uzasangwa yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Kandi umuhishuzi Yohana avuga ko abazinjira mu murwa w'Imana ari ab'amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Igitabo cy'urwibutso cyandikirwa imbere y'Imana, kikandikirwamo ibikorwa byose byiza by'abubaha Imana bakita ku izina rye. Umwami adufashe cyane. Hari amagambo avuga ngo igitabo cy'ubugingo cyandikwamo abantu bagize uruhare mu murimo w'Imana mu bihe byose. Maze abigishwa bumvise ayo magambo, reka mbahurize n'iryo jambo, maze abigishwa bumvise ayo magambo baravuga bati tugire dute kugira ngo dukore imirimo y'Imana?
nabo bihutiye gukora imirimo, nk'uko n'umuntu wese wumvise aya magambo ashobora kugira ngo umurimo ni ugutangira gukora neza, agatangira kuzinduka mu materaniro, agatangira gusoma Bibiliya ubudasiba. Oya, ahubwo Yesu yarababwiye ati, ubwo yavugaga iby'imirimo yaravuze ati, rero dore umurimo w'Imana nguyu, ni ukwizera uwo yatumye. Kwizera Kristo ni ukumwizera ko ashobora kugukiza ibyaha ugasigara uri umukiranutsi, akakwandika mu ruhanga amagambo avuga ngo Yesu Kristo gukiranuka kwanjye, cyangwa se Yesu Kristo gukiranuka kwacu. Umwami atugirire neza, umwami adutabare cyane. Abatanditswe ndababwira iki? Mubwire Imana ati, Mana rero natwe turashaka kwandikwa mu gitabo cyawe, kuko ari bwo bwonyine tubasha kuzarokoka ibihe biri imbere yacu. Abacyanditswemo bavuga ati, rero Mana turi nka ba banyeshuri bahawe ibyangombwa byose, ariko tukaba tutagaragaza amanota y'abanyeshuri bashobora kuzatsinda ikizame giheruka. Musabe Imana kugira ngo ari abanditswe mu mirimo y'abakozi bagaragaze imirimo, ari n'abagaragaza imirimo batanditswe mwihutire kwandikwa. Mubwire ati, Imana rero twandike mu gitabo cyawe kuko tutanditsweyo, kandi utumenyeshe ko twanditsweyo. Hari indirimbo ivuga ngo, nshima umunsi nakwemeye mwami mukiza we, maze nawe nuwandikwa Imana izakumenyeshe ko ikwemeye. Kandi ngo Imana yemera umuntu iyo azinutswe icyaha, akaba afashe icyemezo cyo guhindukirira ingoma y'Imana, akizera ko Imana imubabariye ibyaha bye, kandi agasezerana nayo isezerano y'uko atazongera. Hari abantu bavuga ngo kwihana ni ukureka, ariko reka mbabwire, kwihana ntabwo ari ukureka, kuko iyo umunyabyaha yicujije ibyaha bye akabyatura, icyo akora asezerana n'Imana ko atazongera. Bitewe n'iki? Imana ntabwo ibabarira umunyabyaha bitewe n'uko imanje kumugerageza nimba yabiretse. Ivuga ati, rero ubwo wari umujura ngiye kukohereza kwa kanaka, ubanze ugere ku meza ye hari amafaranga, ndebe koko icyo cyaha wakihannye. Ngiye kugushukisha wa mukobwa wahoraga kugusha, cyangwa wa musore wahoraga gutesha umutwe mukorana bya byaha, kugira ngo ndebe nimba uri bumuneshe mbone kukubabarira. Oya, ahubwo byitwa ngo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, atari kubw'imirimo umuntu yakoze, atari kubw'ibyaha umuntu yakoze. Nk'uko umuntu kugira ngo yitwa umunyabyaha nta byaha akora kugira ngo abone kwitwa umunyabyaha, ahubwo kuba waravukiye muri Adamu biguhesha ubwenegihugu bwo kuba umunyabyaha, cyangwa se biguhesha titire, biguhesha inshingano, biguhesha izina ryo kuba uri umunyabyaha. Atari uko wasambanye, atari uko wibye, atari uko wishe, ahubwo kuba waravukanye kamere y'icyaha, kamere y'umutima cyangwa se umutima wa kamere, kuba warawuvukanye, byo ubwabyo bisoza ubaye umunyabyaha. Niko no gukiranuka bimeze. Nk'uko umuntu atagira uruhare kugira ngo yitwa umunyabyaha, niko nta n'uruhare umuntu agira, cyangwa se nta n'imirimo umuntu agaragaza kugira ngo yitwe umukiranutsi, ahubwo byose biheshwa no kwizera amaraso y'umwana w'intama. Haranditswe ngo azitwa Yesu kuko ari uzakiza abantu ibyaha byabo. Reka Imana izanwe mu isi no kugukiza, nk'uko byanditse muri Daniyeli igice cya 9 ku murongo wa 24, ngo ibyumweru 70 bitegekewe abumurwa n'ubwoko bwawe, kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire. Imana idufashe cyane kugira ngo amasezerano yose asohorere muri twe, mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Turagushimiye Data, urakoze kuba ubanye natwe. Utwigishije amagambo avuga ngo mbese twanditsweyo. Mwami, ndagushimira ko nanditsweyo, kandi ibyo narabyizeye ubwo nazinukwaga ubutware bwa Satani. Ibyo nta kimenyetso cyabihamya kiruta uko imibereho yanjye wayihinduye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro, kandi narabyizeye. Warakoze kubwo kumpa agakiza njye n'abantu bose tubisangiye, kandi n'abantu bari kutwumva ahangaha n'abantu bazatwumva, wabihaye uhabwe icyubahiro. Kandi abantu wahaye agakiza bigasoza batajya mbere, abo nabo ukangura imitima yabo ihunikiriye. Ubane natwe,
uduhe umugisha wawe, uhe umugisha ijambo ryawe kugira ngo zizatange umusaruro ntirikazapfushwa ubusa. Abantu ushobora kuzabona biteguye kuryumva, abo bose uzabayobore ku ijambo ryawe. Tugusabye twizeye ko uzakomeza kuduha umugisha wawe, n'imibereho yacu igakomeza kuguhesha icyubahiro mu isi, kugira ngo bose baguhimbaze nibabona imibereho yacu yahindutse. Ubane natwe kandi ukomeze utugirire neza mu izina rya Yesu, amen.